Amina. Amina. Charles, papa. Kuba mwavugana si ikibazo ariko ibyo mugikorana ibyo se ni ibiki nimba dukundana wafashe umwanzuro ukankunda njye nyiri ibintu byakurukurana n'aba ex bawe ukabivamo Hello guys. Mize gute shanti mu ishyamba kumva amazima amasaha 8 twe n'umushuti wanjye turi mu ishyamba twabuze ko tuvamo nabuze na network ahantu hose nashobana nazengurutse nabuze network nabuze network ariko mukanya ndaza kuza kubabwira ukuntu bimeze ibintu twaboneye mu ishyamba turizengurukaho Maria ubu ngubu ntabwo ubona ibihe turimo ntabwo ubona ibihe turimo ku buryo ufatiye telefone ugatangira ukavuga ibintu bidahesheje Imana icyubahiro nta soni hanyuma ubufasha uri kububona gute ubufasha igihe wahereye ahantu hose turi kujya uri kuvuga ngo uri gukora content ubufasha uri kububona gute ubufasha uri kububona gute ubufasha uri kubwaka gute ubu ni ubufasha twazengurutse ishyamba ryose turi kubura network turi kukubwira ko nta network ihari warangiza ugatangira ukifata amavideo ugafata ibintu byose ceceka Genje kumva rwose tumuvuyemo bigenze kose Kevi aho haguye ndumva n'ubwiza singana nasoza siwe ne wabuye numva nanjye kugira ubwoba dusubire mu ishuri wa Kiru garuka beti navuze ngo mugarukana senye ugarukana ngamasheko be mate no kurumva barire njewe asonje ntago nabishaka icara hasi yicare hasi mugaruke hano asoni musubiye mu bitari wisobanuye navuze ngo mucitake musibe mate ngende isobanura mbabara nisobanura ago muzonge Nibingibi n'undi yari yabimaje Yiziwe bera nigari mate babara nje nisobanura ndakwinje Please fund Wumvira kwinja no kibi bintu genera nahinara barose mwese narabonye mu nzozi neza Mwe murafatirana iminsi y'akaruhuko gato ukahita mutangira kuza mu mashyamba ngo mitabisha Niko waje kwigisha abakobwa kunywa amata asoni waje kwigisha abakobwa kunywa amata Sinawe ibintu byambayeho nawe byakubayeho nyagasani umva ngiye kubona numva umubiri wose umvuyeho
numva ndahindutse niko nise nikubita hasi nongeye kugarura ubwenge mbyutse mbona nawe turi kumwe sinzi ibintu byabaye bigenze gute njye nagiye kubona ahubwo mbo sinzi ibintu byabanje kumfata numva numva umubiri wose numva sinzi ibintu bibaye nyine vura n'ubwenge numva nyine nta kintu na kimwe ndi kubona cyakoze reka nkubwire Imana irashoboye kabisa njyewe ibi nagendaga mbipinga ariko ntangiye kubona imbaraga z'Imana uri mu busambanyi uri mu busambanyi abandi bari mu kigo bategereje ko igihe cy'ibiruhuko kigera reka bivuga byose mwebwe mwaje mw'ishyamba mu byaha ariko muramemba mwe muzi umushahara mpembwa ku buryo mu makazi gatuma njyewe nirirwa mbirukankana mu mashyamba mwamayibobo ntabwo tuzongera rebe kaho ndebera mwe niko uyu niwe muyobozi wanyu niwe uba wabashutse kugira ngo muzane mu ishyamba urabona hari ubwoba afite urabona hari icyo bimubwiye urabona hari icyo bimubwiye ngeze nakugize watwese abantu basigukira byose ndabisobanura ubisobanurira wanditse Jean Paul akavuga ukuntu yatuzanye se watwese abantu dusimbukira ubu ngubu waretse mucacaka aho ngaho haguruka tuvugane n'ubundi uriwe mukuru haguruka se mwagera ubwoba wana nta joro ridaca niko ako se ubu uramutse ugiriye ikibazo muri iri shyamba koko ako nta kintu twabaye nonese ubwo kureka nkubaza ikintu kimwe kandi muzi neza yuko mu kigo hari abandi banyeshuri banababonye muniruka musimukana ikigo ni nabo bampaye amakuru y'uko mwasohotse mwagiye umuntu aba yahaze ikigo nawe umuntu akeneye kuza gufata akayaga njye mwese mwanzanye hano nganda bivuga dore n'ubi wabibuze kuri mukagira ikibazo muzajya mubona ikibazo kibaye se ntitwari twishimye utitanga se mvuye ngo wowe wadusohoye mwese mwanzanye ndabizi mwanzanye mwese ndabizi yanikubitishwa se ugira ngo hari ikibazo twitangira se twitangira kamuvuge n'imwe zanyu zose nzikubitwa hari ikibazo se nzanyemo koko be careful please let's man in bands come on be careful take your seat hani ahantu wanzanye kuko usanga waza nta kibazo gisanzwe kibaho ni ibiki bitubayeho hani twisanze hasi kweli tugenda tujya kuganira mu modoka kabisa hano se igigo iyo nambwira njye nanagufashije kugasohoka ikigo ukagenda ugatembera nazi twambonye usohoka ese ubu twana mwamwazanye mu ishyamba kuko none utekereza wazanye namwe umuntu muri iri shyamba kweli asishire kuki gushaka kunteza ibibazo kuko ishyamba sinzi n'ibintu birimo dore n'ubu narimo nzamukanye kubita hasi twariye ntabyo kubayeho twari twasinziriye kinagiye kumva numva ibintu biramfashe banikubise hasi ariko mwebwe iri shyamba muryicayemo nta n'ikibazo mumeze nk'aho nta n'ikintu binababwiye mbese wasitaye nagiye kumva numva ikintu numva nshiduka nikubise hasi twikubise hasi ngiye nabonye dukangukiranye twese umva rero ntabwo tuzagira nimugire muve muri rino shyamba ndakwinginze kabisa cyangwa se niba ari na ngombwa ariko nanjye kuvuga ngo tujyane ariko hahita batuvuma anakukumbuye ese hari ikibazo babe hanyuma bigenze gute I don't know babe menya ari amabatiri agize ikibazo reka ncomeke turebe okay njiramo turebe ubundi ucane okay nakubwira right 1 2 cana nacanye ongera
nabikoze shuri Bibyongera wacanye. nacanye Oh my god. Ongera ucane turebe. bibi nacanye Oh. Batiri zigize ikibazo sheri. Turabigenza gute kwe? nisugo turakumva Ibibazo nibijya bibura kabisa. Okay, but aramubonye bakanisha hariya. Reka tujye turebe abakanishi sibyo? ni abakanishi twabonye mu gitondo No hani na abakanishi bahari nababonye bari gukora indi modoka sibyo? Reka twihute ko tubabona please sibyo? Come on baby. Reka banze funga imodoka please. Tony, Animate. Niko. Animate. nta soni kuko Tubabarire ntutubabarire. abantu bakuru bafite ubwenge kandi uguma muzi ko abandi banyeshuri bagenzi banyu batababonye. nta muntu yatubonye twabikoze mu ibanga. Amahirwe mufite ni uko ansobanurira ibintu byose sibyo? Akaba anabasabiye imbabazi. Ubwo nimukora ibyo mukora vuba mu minota 10 mwese mabone mu kigo. Iyo ngiyo ni myinshi rwose 9 rwose turaba dusoje. Nyamara sinze kugira umuntu uza guhangana nawe. Oya. Akoze kudusabira imbabazi. Nate urakoze. Animate urakoze. Ntabwo bizongera n'ukuri. Urakoze. Ntabwo tuzongera. Haye iminota 10. Abyumvise? Minota 10. Uri kumva ko mbahaye iminota 10? Yego twabyumvise. Minota 10. Yego. 10. Iyo utsiga sundi wabarenze bavuga nta kibazo ntuzongere kunjyana. Nawe ntukamere gutya. Mwebwe nari babwiye mujya kuza. Hari ikintu utabona, hari ikintu utari kwitaho, hari ikintu utari kwitaho Arya. Akanya nagarakanye ko gukora content. Turi mu bibazo bikomeye. Hagarika ibiki? Kumva. Bande banyumva ko iyi telefone nje nayimena. Iyi telefone nje nayimena. Arya! Bamenye iki? Ndabikora. Ngejeje kwimena hatinda. Wagira ngo ntabwo uri kubona ibihe turimo. Ko wagira ngo ibihe byose turimo ntabwo nta kintu na kimwe witayeho. Ko wagira ngo hari ukuntu wataye ubwenge. Arya, uri muzima? Uri muzima? Uri muzima Arya? Okezana rero mfate video noneho network niziboneka tureta tubona ubufasha. Telefone nguha. Telefone nguha. Iyi telefone ntabwo wongera kuyifata. Uri kunyumva? Turabona turi buvana Iyi telefone ntabwo wongera kuyifata. Kugeza igihe tuvire ahangaha tugasubira mu kigo. Uri kumva neza? ariko namutere ko tubona ko tuva. Dore njye ndi no mu byatsi. Umeze neza. Genda hano. Waruye. Oh. Mire. Fez. Nziza. Gusa hari ikintu ugenda bisobanukirwa. Aha hantu tuhanyuze kangahe? Ahantu twakomeje kuhanyura inshuro nyinshi cyane ntabwo nzi ikibazo gihari. Abakanishi twagiye kureba ko tutabageraho. Abakanishi twagiye kureba ko mbona turi kubabona bimeze biti. Shiri ahantu hano tutahaciye inshuro nyinshi. Iyi ni inshuro ya 4 tunyura hano hantu. Really? Shashe. Bivuze se ngo nanjye nzira iri hano ko turi gukomeza twisubiramo. Hani nanjye byancanze vraiment. Ahantu twaciye inshuro zirenga 3. Bishoboka bite? Ahantu harimo ikibazo gikomeye. Ibi nanjye bitajya tarasobanukirwa. Nakubwiye ngo cyangwa tujye kubaza barabana. Barabana bihorera. Bihorera twigendera dushaka. Inzira yacu ni tugenda akamishi turababona. Abapolisi cyangwa ubuhege. Ihangane pasi ngwino Afrika nitugera imbere nanjye nananiwe.
ushobora kugusubiza telefone ntayo nguha kugeza igihe tuviriye ahangaha tukagenda tugasubira mu kigo bakanamenya n'ibibazo byose twari turimo. None ndavuze ngo meza telefone yanjye kano kanya. Ntayo nguha. Meza telefone yanjye kano kanya. Ntayo nguha. Hey guys, kama meze mbele kwenye shamba ahandundi. Okay. Kwani ile ni shamba litarimo ikintu na kimwe. Bro, nta n'ikintu na kimwe dushobora kuba twabona nta na kimwe. Ariya. Natufate video. Uno mwereka ariko abantu baduha ubufasha. Sino ubufasha ushaka. Nyuza ngaho. Zamuka hano tugenda. Cano, we Monalisa. 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 Uriya jehe. Mukurikire umuzanye. Mukurikire mu mugarure. Ako wasangane naho harimo inzira. Mucano tugenda. Mucano tugenda. Cano tugenda. Uretse ko ari inzira turi gushaka mucano tugenda. Ese twe twagenda ubundi ishyamba rikarangira. None nisohoka umusego w'uyu mu kanya nanone. Hari ibintu n'ikibazo. Bamwita Mugisha n'uburyo agira umutima mubi usanzwe ngamanara nabyo. Guys, turi mu ishyamba. Ibaze ko iminsi yose tumaze mu ishyamba nta n'igikoko nta n'urushishi twabona. Barayibonye. Gashyashye twatwana nyine in short turi mu gihugu gifite amahoro. Kumva igihugu cyacu ni cyiza. No gusa neza. Ibaze ko turi mu ishyamba nkabanza neza. Mugi aho kugira ngo dushake uburyo tugomba kuvanga uri gutangira uri gukomeza kujya muri ibyo telefone byawe koko. Ngira guhema. Wanyuma se ibyo ngibyo biratumarira iki? Ako kubera icyo utari gutekereza ibibazo turimo. Ngira umushiya, he is my best friend, tukagira umushiya ko akareshya gutya. Okay. Ariya. Watekereje ibibazo turimo tugashaka igisubizo cy'uko tuva ahantu koko. Ariko Ariya uri kubona ibintu nimo turi mu bibazo bingana gutya. Zamu bishatse mwasohokera namwe ni heza wasohokera n'inshuti
nyine turanga Ariya wavuye muri ayo matelefone tugashaka uburyo tuva muri iri shyamba. Ariya njyewe waranyoheje tuva mu kigo tuza muri iri shyamba kugeza ubu ngubu turi kubura uburyo dusohokamo urangije uri kujya muri ibyo bitelefone. Ariya yego man byamaze niba biri kujya ibyo ngibyo ngiye ntabwo bindeba. Okay, no. Urumva Guys nuko nguko nimva hano nabonye network afite video nyinshi zo kubaha nyine nziza nabakoreye mubona ahantu muzasohokera. Nanjye Ariya uratekereza uri gutekereza mu mutwe wawe nta kibazo kirimo. Friend wanjye nuko agira umushiha nyine gusa nimubyiteho nta kibazo kiwe reka ahora afite umushiha. Mujye hayi basuhuza ikintu ko nguko nyine ibaza ariko ishyamba tumazemo iminsi ariko nta kintu kimwe cyari cyatubaho nta n'akana gato twari twabona nta n'urushishi just imagine uko nta n'urushishi na gato twari twabona. Nzabereka tuzatemba abantu nyine bose bazatemberera Mugisha se kukigira umutima mubuka nansiga Abasi babaga duhuye mu kanya. Abantu si duhuye mu kanya. Ni babandi twangiye kuko se mweri kujya. Twagende ndona duhura muri kujyayo ubundi Naze tukababaza nta modoka yacu mwatuboneye. nta modoka twabonye ahubwo se nta kigo cy'amashuri mwabonye. Sinacyo twabonye twe tumaze kwizenguruka nk'inshuro 1000 dushaka imodoka twayibuze. Na gate ikigo gifite gate y'icyatsi nini cyane mutekereze neza. Ntacyo twabonye ku izina ry'Imana tumaze isaha yose tuzenguruka hano ngaha twabuze aho turi gusenga hariya hepfo ahubwo hano hantu tuhanyuze nk'inshuro 5. imodoka yadupfiriyeho hariya njya gushaka umukanishi maze isaha nzenguruka hano turi kwizenguruka tukagaruka tukabasanga aho muri yanzira twanyuzemo bwa mbere n'iyi tugaruka muri iyi none nta modoka twabonye nta kigo cy'amashuri kandi no turi kugana nacyo. Mbese ni abantu mwana iki atari ikibazo koko ibi bintu biri gushoboka bite? Ahubwo se mwebwe muvuye gusenga nta kuntu mwasenga tukabona ikigo cy'amashuri ahantu kiri. Wowe usenze ntabwo Imana yakumva. Ibiseyirwa mu mashyamba se. Mu mashyamba se no habamo Imana. Ibyo bintu byo ni mu bivemo. Ibyo ni ibiki mutangiye bwo ngo ikigaragara twese ikibazo dufite ni kimwe twabuze inzira ituvana hano. Ati ni umuyobozi wacu dukure muri iri shyamba. Ceceka aho gaho nicyo wakuzanye muri iri shyamba ntabwo wizanye. Ni umuyobozi wacu. Ceceka aho gaho. Twavano Bone tubigenze gute? Okay. Ende ufite igitekerezo. Bana we twaje tabayeho. gushaka inzira tukagenda. Mona Kuko ikigaragara ari so ubwoba yatangiye kugira n'ubwoba. iki? No gushaka inzira tukava muri ishyamba. cyane rwose kuko ibi bintu ntabwo bisanzwe. Ibintu ntibi nagiye amaguru yahiye. ni gute tubura inzira kweli? Ibintu bishoboka bite? Wana wewe? So mbeni. Chera basi wanichanga. Mona
turi kureba ibyo bintu mbona ndibara nk'ibintu uri kumva nitwa Animateri Kamanayo. Bano banyeshuri aba bakobwa bose muri kubona n'abo musore mwabonye wambaye ingofero y'umukara bose n'abanyeshuri bake. Iri shyamba rero nanjye naryisanzemo kubera bo batorotse ikigo ndaza mbasanga muri iri shyamba, none gusohoka muri iri shyamba ndabona byabaye ikibazo. Ikindi kandi buriya n'abana urabona ko bapanitse bose bahangayitse, nitwe tugomba rero gutekereza uburyo tugomba kuva. Ibyo uvuga nibyo Kamanayo rero. Nanjye nitwa Moses, ni fiance wanjye. So ko tubona gutya twagize umunsi muremure pe. Twavuye mu rugo tuzi ko tuje kuganira, kuruhura mu mutwe, ariko ibintu byatubayeho kuva mu gitondo nanga umuntu. Ndabona tugiye kwiturira mu ishyamba. Ibintu turabigeza gute ukabyara? None se aho hantu mwasize imodoka byibura nta buryo twagerayo. Isaha imwe yonyine. Nta kintu wumvishe kigukozeho. Nta kintu wumvishije kingozeho. Ikintu kimeze nk'intoki z'umuntu uri inyuma yawe. Heze ko nta kintu mbona. Nta kintu ubonye cyari kiri kukugendaho hano. Hapi nta kintu nabonye. Ndi kubona nicyo ndi kumva. Ibi inyuma yawe ureko nta kintu gihari. Genda mubonye. Bonye ibitoki binini bigukora. Ibitoki byandese. Kandi natwe tubonye ariko. Ngenda bibonye bitari kunkura wowe none ntabyo ubonye. Babarira umbwira. Isaha zagize bamari ko mu magara. Ibyo wititaho, ita ku kintu ngiye mbonye kigukora. Ese ko nta kintu ndi kubona. Ngenda kibonye kigukoraho hano no mu mutwe. Kivuye. Ko nta kintu ndi kubona. Subundi wabonekewe. Subundi wowe ntabwo ufite umubiri wowe. Wabaye iki ko twe turi kumwe? Wabaye. Ngenda ndakibonye ikintu cyiza kikagwa. Yego kudo. Nisi. Cyuko bitacyukuveho. Kandi nta kintu ndi kumva. Nta kintu. Ngenda kubibona. Ese wabaye iki? Tangiye kubonekirwa ayo masaha. Ni amaso yanjye ngisiga byaye. Nta kintu ndi kubona pe. Umuntu w'umugabo nawe burya agira ubwo. Kapo njye nabimenyereye iby'ishyamba. Bamutwaye. Ibyo batwaye. Monalisa. Monalisa wabaye. Sebitebe tubite ufite icyo kibazo. Tuzo Monalisa. Genda no bigeze. Monalisa. Ese ukurebe.